nawayikoma mungokora nawayikoma mungokora nawayikomye mungokora nawayikoma mungokora nawayikoma mungokora. Imana twiringiye ntivuga itatekereje ibyo yakubwiye yewe muma musenga no kubisohoza izabisohoza ibyo yakubwiye mu cyumba wiherereye no kubisohoza izabisohoza ibyo yakubwiye cyagihe cy'ubupfubyi no kubikora izabikora nawayikoma mungokora. Nabonye ibitangaza byoraho ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byoraho nabonye ibitangaza byoraho. Indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili n'ubundi perezida dufasheho gatoya asobanuriho gato kugira ngo tutaza kuririmba harimo abantu batumva ibintu twaririmba. Sandrine narakoze ariko ntekereza ko abantu benshi hano bumva igiswahili. Ni inkuru y'umutware w'umusirikare. Uwo mutware yari afite umukozi, hanyuma uwo mukozi yari arwaye. Noneho uwo mutware ntiyabashaga kwizera Yesu, ariko ageraho aza kumva imbaraga z'Imana, yizerera wa mukozi wiwe, hanyuma wa mukozi arakira. Muri make nuko niko bisobanura. Murakoze. alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupoza, anaumwa sana. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia,
akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupoza, anaumwa sana. oh Yesu, Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yesu akamwambia, Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe mfalme Yesu uingie chini ya dari yangu. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe mfalme Yesu uingie chini ya dari yangu. lakini sema neno tu, sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. lakini sema neno tu, sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. lakini sema neno, sema neno tu, sema neno neno tu, tu, na mtumishi wangu atapona. kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, Huenda na mtumwa wangu nikimwambia fanya hivi, fanya. Na huyu njoo, Yesu aliposikia hayo, alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii. Yesu aliposikia hayo, alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako. Na hiyo kwako, na iwe kwako kama ulivyo amini. Na hiyo kwako kama ulivyo, na iwe kwako kama ulivyo amini. Amini, amini. Mtumishi wake atapona saa ile ile. Mtumishi wake atapona saa ile ile.
ile. Amini, amini. Amini, amini, amini Yesu, amini utapona. Amini, 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 amini Yesu, amini utapona. Izere, Yesu, izere urakira. Izere, Yesu, izere urakira. Izere, Yesu, izere urakira. Turimbane. Izere, Yesu, izere urakira. Turimbane twese. Izere, Yesu, izere Yesu, izere urakira. izere Yesu, izere Yesu, izere urakira. Hallelujah. Uyu munsi mfite icyo nshaka kukubwira Yesu we. 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 Iyo biza kubibanga mba nkongoreye, ariko kuko atari ibanga reka mbisangize abo turi kumwe, reka mbisangize abanyumva. Nishimwe ni ryawe, nishimwe ni ryawe, nishimwe ni ryawe Yesu we. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu we. Ndahinga nkeza ngasarura, suko mbishoboye, si imbaraga z'amaboko yanjye, ahubwo ni ubuntu bwawe Yesu. Mu bunyerere ufata ukuboko, ahatari ikiraro urahanyambutsa. Mu bunyerere ufata ukuboko, ahatari ikiraro urahanyambutsa. Hashize nabonye gukora kw'Imana. Uyu munsi nabonye ibitangaza by'Uhoraho. Ejo
twabonye ibitangaza by'Imana. Hari kandi karimbo tujya turirimba, ndimo ndagenda nabonye ineza yawe, kuri moto ntwawe nabonye ineza yawe, ndimo ndagenda 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 nabonye ineza yawe, kuri moto ntwawe nabonye ineza yawe, kuri moto ntwawe nabonye ineza yawe, mu modoka ntwawe nabonye ineza yawe, mu modoka ntwawe nabonye ineza yawe, 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 nabonye ineza yawe. Turasubiramo, n'abicaye bahaguruke, dusubiramo ngo ndimo ndagenda nabonye ineza y'Imana. Wabonye ineza y'Imana, tuzamura ibiganza. Ndimo ndagenda nabonye ineza yawe, usa n'ugenda, ndimo ndagenda nabonye ineza yawe, ndimo ndagenda nabonye ineza yawe, ndimo ndagenda nabonye ineza yawe, kuri moto ntwawe nabonye ineza yawe, kuri moto ntwawe nabonye ineza yawe, mu modoka ntwawe nabonye ineza yawe, 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 nabonye ineza yawe. Mbonye umuyobozi wa gahunda yazamutse ngira ubwoba, simbizi niba bashira kandi mushyira kandi barimo ngo bagenda, namwe murimo neza, nimushyira kandi kamwe, hanyuma Yesu akomeza atugire. Haleluya, katuririmbe ngo ntawayikoma mu nkokora. Ngwino uririmbe papa. Nawayikoma mu nkokora, nawayikoma
n'abayikoma mu nkokora n'abayikomye n'abayikomye mu nkokora nawe uzayikoma n'abayikoma mu nkokora nawe n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora nukuri n'awayikoma mu nkokora. Imana dusenga ni nyakuri, Imana twiringiye ntabwo ijya yivuguruza, ibyo yavuze no kubikora yarabikoze, n'ibindi yakubwiye no kubikora izabikora. Imana twiringiye ntabwo ari umutekamutwe, Imana twiringiye ntivuga itatekereje, ibyo yakubwiye yewe muma musenga no kubisohoza izabisohoza, ibyo yakubwiye mu cyumba wiherereye no kubisohoza izabisohoza, ibyo yakubwiye cya gihe cy'ubupfubyi no kubikora izabikora. n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora nukuri n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora. ngw'icya mbere Imana ntibeshya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi, kuko icya mbere Imana ntibeshya, icya kabiri inshuti iragukunda, icya gatatu we ngw'icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora n'awayikoma mu nkokora. tumuhereze icyubahiro Yesu. Haleluya.